Yes, nongeye kugusuza nkuhaye ikaze. Iyi ni Erikson Info, naho ngiye gukurikiye ndi Erikson. Uyu munsi rero tugiye kuganira uburyo ushobora gukoresha tableau ebyiri cyangwa se application ebyiri muri screen imwe kandi nta nimwe ibangamiye iyindi. Hajya habaho rero ko umuntu akenera gukora nk'ibikorwa birenze kimwe muri telefone, ariko ugasanga bitewe nuko afite telefone imwe bikorwa biri kubangamirana. Urugero, ushobora gukenera gukoresha WhatsApp ariko hari n'ikiganiro ukeneye kumva kuri YouTube, cyangwa se ukaba ushaka gukoresha WhatsApp wenda ushaka kubudownloadinga n'akandi kantu ku ruhande, nta gikorwa na kimwe kibangamiye ikindi. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo ushobora gufata tableau ya telefone ukayicamo ibice bibiri byose ukabikoreshereza icyarimwe kandi nta na kimwe kibangamiye ibindi. Iyi ni Erikson Info. Icyo usabwa ni gukora subscribe mbere yuko dutangira iki gikorwa no kwiga, kugira ngo ibiganiro byose bya binyura kuri iyi channel hatazajya hagira na kimwe kigucika. Kandi niba warakoze subscribe, uyu ni umwanya wo kugushimira kugira ngo tujye duhorana no mu bindi biganiro. Niba warakoze subscribe, kora like, ukore comment, ndetse niba ikiganiro hari cyo cyagufashije ubona hari undi cyafasha, ukore share nawe ukimusangiza. Yes, reka dutangire rero turebe uburyo ushobora gukoresha application ebyiri muri telefone yawe ari imwe. So bigenda bite? Reka dutangire. Ikaze. Yes, welcome. Iyi ni Erikson Info, ngiye gukurikiye ndi Erikson. Yes, uko turi bugabanyemo screen yacu ibice bibiri kugira ngo dukoreshe application ebyiri icyarimwe kandi nta nimwe ibangamiwe n'indi. Uburyo no bungubu rero tugomba kubanza guhitamo application dushaka gukoresha. Urugero, twe turashaka YouTube, turashaka na Play Store. Izo nizo application tugiye gukoresha. Turaza muri application yacu rero aho dusanzwe tuzikura, turebe YouTube, tuyifungure, dore ngi YouTube tuyikoreho. Ubu turi muri YouTube, twayifunguye. Nitumara kuyifungura dusubire inyuma, dukore back, twongere tuze tujye kuri Play Store, nayo tuyifungure. Tengi Play Store twagezemo. Play Store ni rwa rubuga rucururizwamo application zitandukanye rwa Android. Dore nguru tururimo. So rero nidushaka kugira ngo izi mbuga tuzikoreshe ari ebyiri icyarimwe, turajya kuri hano kuri overview cyangwa se ahagarurirwa ibikorwa byose byakozwe muri telefone, turahakanda dore ngaha. Tumara kwakanda za application zacu zizaza uko ari ebyiri, hari YouTube ndetse na Play Store dushaka gukoreshereza icyarimwe. Application tuzashaka gukoresha bwa mbere cyangwa se ku gice cyo hejuru cya screen niyo tuzakoraho mbere, indi tuyikoreho bwa kabiri. Niba dushaka gushyira YouTube hejuru niyo tuzabanza gukoraho, niba dushaka gukoresha Play Store niyo tuzakoraho. Tuzaza rero kuri YouTube, dukore hano kuri kano karogo kayo hejuru, dukande turekereho dutinzeho. Bazaduha option eshatu, hari app info, hakaba na slept screen ndetse na pop up screen. Tuzakora kuri option yacu ya kabiri ya slept screen, niyo tuzakoraho. Dore ngiyi tuyikoreho. Ubwo tumaze kuyikoraho bivuze ko YouTube yacu dushaka yageze ku kirahure cyo hejuru. Application ya kabiri rero tugiye gukoresha ariyo ya Play Store, nayo tuyikoreho bwa kabiri, zihite zigabanya mu birahure bibiri bitandukanye. Urugero, nidushaka gukoresha YouTube hejuru tuzayikoresha ukwayo, ndetse nidushaka no gukora ubushakashatsi cyangwa se application dushaka muri Play Store nayo tuzayikora. Urugero, tuzaza mu ishakiro nk'uko bisanzwe rya Play Store, tube twashaka application. Urugero, dushaka kwandikamo WhatsApp application, dore ngiyi WhatsApp, dore ngiyi ushobora kuba wayidownloadinga, ngiye nsanzwe nyifite keretse nshaka ku updatinga, ndetse ubone ko ibyo ushaka byose muri Play Store byose bihari. Even muri YouTube nayo ushobora kuba wakina video. Urugero, ushobora kuza muri YouTube ugashaka video ushaka ukayikina, ndetse na Play Store hasi ukakora ibyo ushaka. Dore nguko rero uko ushobora gukoresha application ebyiri icyarimwe muri telefone yawe. Screen ukayigabanyamo ibice bibiri, ugakoresha application zose ari ebyiri icyarimwe, nta nimwe ibangamiye indi, kandi nawe ukagera ku byo ushaka. Yes, iyi ni Erikson Info. Ibi byiza biri imbere kandi turacyakora byinshi. Icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo hatazagira ikigucika kuri iyi channel. Yes, thank you.
Yes, nguko rero uko wakora ibikorwa birenze kimwe muri telefone yawe ugabanyije screen mo ibice byinshi. Iyi yari Erickson Info, naho ngewe ndi Erickson. Ushobora kugira uruhare mu kiganiro cy'ubutaha, uduha igitekerezo cy'ikiganiro twazakora. Ibuka gukora subscribe, kandi niba warayikoze wibuke gukora comment, share ndetse urayikinga ikiganiro. Niba ikiganiro kandi wagikunze ugisangiza abandi, ukibaho kugira ngo bagire byinshi bungukira kuri Erickson Info. Yes, naho ubutaha rero tuzahora mu bindi biganiro. Thank you.